mpagarara onigira utatari muganyiri byonyenye byose mu bihe by'umubabaro bimumuriza umutima sindubuka ntabwo umwanzi mu bihe byiza byo gusenga mu bihe by'umubabaro bimumuriza umutima sindubuka ntabwo umwanzi mu bihe byiza byo gusenga ibihese ng'Uwiteka binyemeza yuko ansubiza ategereje abana be ngo bamusanga bakenure ndamwihereje rwose ubu kuko y'amabanga y'ubwe niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga ndamwihereje rwose ubu kuko y'amabanga y'ubwe niringiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga uhorase ng'Uwiteka kujye kumara umubabaro kugeza aho nzagera iwe mwirebere ngeze mw'ijuru niyamuyo mu
gupfa nabaye kudapfa iteka ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfa iteka ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga niyambuye umubiri upfa nambaye kudapfa iteka ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga uburyo bwawe burabonetse mu izina rya Yesu. Akira uburyo aho butari buri. Akira uburyo aho abadayimoni bari barakurwanije. Akira uburyo buvuguruza imigambi y'abazimu. Akira uburyo aho wari warasebeye. Akira uburyo aho wari waraburiye uburyo. Haleluya. Akira uburyo bw'Imana. Akira uburyo abadayimoni bamware. Imana ikuremera uburyo aho wari warasinziriye.